Amayaga kuri ubu agizwe n'imirenge ya Kinazi na Ntongwe, hakaba harahoze ari muri komine ya Ntongwe yayoborwaga na Burugumestre Kagabo Charles wagize uruhare rweruye mu itegurwa n'ikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Mayaga nk'uko bigaragazwa mu buhamya. Burugumestre Kagabo rero uri umugambi we nyuma y'uko amaze kubona ko kubicanga bitakunda yacuze umugambi w'imperuka ya Nyamukumba. Aho rero muri Rompuwe hariya mu gasantere hari imbabura y'Abarundi, Abarundi bicaga abantu. Ntabwo biba byumvikana ukuntu umuntu ashobora kwica umuntu akamukuramo umutima akawurya. Ku bw'aya mateka, umuyobozi w'umuryango w'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Mayaga Evode Munyurangabo buri mwaka mu gihe cyo kwibuka yagiye agaragaza ko Ikinazi hakenewe kubakwa inzu isigasira amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu by'ukuri ahangaha hari urwibutso, ariko ubundi kugira ngo urwibutso ni uko ruba rufite inzu y'amateka aho urubyiruko, abanyarwanda muri rusange bazajya baza bakigira amateka, bakamenya ubukana Jenoside yakoranywe kugira ngo bavomemo amasomo azatuma dukomeza kugira u Rwanda ruzira Jenoside. Magingo aya iki cyifuzo kiri gushyirwa mu bikorwa, yewe n'imirimo y'ubwubatsi yaratangiye. Ni inzu izaba yegeranye n'urwibutso rwa Jenoside rusanzwe rurukiyemo imibiri y'Abatutsi 63,255 yiyongereyeho n'iyindi 38 yashyinguwe mu kwibuka ku nshuro ya 31. Abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bakavuga ko ari intambwe nziza itewe mu gusigasira amateka no kuyamenyesha ababyiruka. Abarokotse Jenoside barashimira ubuyobozi bw'akarere kuko twakomeje gusaba ko bubaka inzu y'amateka hano kubera ko habaye Jenoside ikomeye. Ikindi runo n'urwibutso rw'akarere rwari ruri mu nzibutso zidafite inzu y'amateka. Twishimiye rero yuko bakiriye icyifuzo cyacu twakomeje gutanga, bakaba batangiye kugishyira mu bikorwa. Iyi nzu y'amateka izadufasha kubungabunga amateka yacu ya hano mu yahoze ari komine Ntongwe. Ababyiruka bizabafasha kumenya uko Jenoside yagenze, uko yateguwe, uko yakozwe, ndetse n'ibikwiye kugira ngo hirindwe yuko iyo ngengabitekerezo ya Jenoside yakongera yatera Jenoside ukundi nk'uko icyerekezo cy'igihugu cyacu kimeze. Iyi nzu y'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Mayaga izaba ifite igice cyakirirwamo abantu, igice kigaragaza Mayaga mbere y'1994, igice kigaragaza Amayaga muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri, ikigaragaza Amayaga mu gihe cya Jenoside, icyumba cyahari intwaro zakoreshejwe mu kwica Abatutsi, icyumba cyahari imyenda n'imibiri y'Abatutsi bishwe, ibyumba bitangirwamo inama z'isanamitima ku bagabo n'abagore, n'ahatangirwa inyigisho z'ubumwe n'ubudaheranwa. Biteganyijwe ko izuzura mu gihe cy'umwaka umwe itwaye miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu karere ka Ruhango, nari Rukundo Emmanuel, Isango Star.